umutima ugifunze urimo inzozi zisakuza isi iracyasinziriye ariko inzozi zanjye zaramutse navutse ndi muto mwizina ariko inzozi zari nini narebaga kure ntagira n'icyo mfite umutima ukambwira ati nukuri mbabarira nta kintu uzavuga Kamariza icyo nshaka urakizi kandi naho kunsanga urahazi sawa rero mwese nzabica mwabibinwe Vanessa Vanessa waba uzi impamvu narimo kukwica? Ugomba kubona iriya mitungo yose ya James. We hari ibyo wabonye utari ukwiye kubona. Uranyumva? Kandi wowe niwe turufu ryanye kujya mbona iriya mitungo. Uranyumva neza? Kamariza agomba kumba impapuro ziriya kampanyi, agomba kuma buri kimwe cyose nyeneye. Buri kimwe cyose James atunze ngomba kukibona. Uranyumva? Kandi mukuru wawe Kamariza nawe naza n'ubugoryi mwese murabigenderamo. Nimara kubona ibyo nyeneye byose nta numwe ndi ube nyikeneye. Nzahera ruhandi. Nta muntu n'umwe wo mu muryango wa James nzaba nyeneye. What? Uncle Shuka na unajizi yapi? Ndarota changu. Sinabona ikibonekeza kubyo zina mshamu mpango yanjye.
yarangiza agakora ibintu nk'ibi. Ntabwo nakiyumvisha ko ino ndaya Anita ivuye mu cyaro izananye ibibazo byinshi ko yantwara boyfriend muri buno buryo hejuru yo kwizera umuntu ako nawe ndi ikigo kibingana gute koko kubyo nakwizera Grey and then nkabona ibintu nk'ibi. Kamari. Oh wow. Yiteze. Musanze cyane. None se. Hari hanakonje. Wow, merci. Cyana guhiza inzu yose nakubuze. Nawe warangiye. Mba nizeye hano nyine tu. Umeze ute se? Meze neza. Kamari kamuzi. Ubundi data ujya ubona Grey akunda nawe. Oya gusa nawe makunda Grey. Grey we nagakunda nawe. Oya ariko Grey amaze kumenya ko nawe mari mubi. Ya amaze kumenya ko atari umwana mwiza. Gute se? Ikindi njyewe maze kubona ko Grey akunda Anita. Oya Kamari mbese. Yeah. Kubera siki nyine kubera gute wamenye ko Grey akunda Anita kandi igenze ukuntu Grey akunda Naomi. Yaba ubizi ntabwo yakuje kubimbaza. Gusa mperutse kunyura ahantu mbona basohokanye. Indi nani? Anita na Grey. Kamari, are you sure? I'm sure. Muri iyi minsi se? Kamari, Grey ntabwo yakanga nawe. Nsegeza mukunda. Ukuntu nabonaga Grey akunda nawe. Anita. Ako Kamari. Nawe mbona ukunda Grey. Yes, Kamari ukunda Grey. Ase kuko uri rugumbaza ikibazo cy'ubugoryi nk'icyo ngicyo. Yanakunda Grey mushaka iki? Uburebure se, isura se, amafaranga menshi cyane se iki? Byanjye ni business. Ntabwo mba mu by'inkunda. Wabonaga nawe umukunda. Kandi ukazongera kumbaza ikibazo cy'ubugoryi nk'icyo. Ubwo nanjye njyega amabona mumukunda mwamusamariye. Akanya byajya. Ujya Kamari, nawe nashakaga kukubabaza. Guma hano utegerereza hano mpaka mukuru wawe amaye ibyo namusabye, sibyo? Kandi naza n'ubugoryi mwese murajyana. Uranyumva? Naza n'ubugoryi mwese murajyana. Wow, welcome back, Jose. Yeah, mjumbe wa. Karibu KUNGUVU.
Kamere cyane. Yego. Meze neza. Udahinduka neza n'imbaraga n'ibyaha neza kuzazahora nanitse. Cyane amasebe shaka. Agenda ni karibu nta kibazo. Yicara nta kibazo, yicara nta kibazo. Okay. N'ubundi naje kuraba kuganiraho gato ubundi ngende. Okay, ni karibu kandi wakoze cyane rwose ndoruziye mu gihe yambe ngo urenze kuzongera nk'icyumwe. Amakuru se? N'amahoro. Kampani neza nta kibazo. Ibintu n'amahoro ni ku murongo. Detaye zose ndizera neza ko banazindwaye. Nizere ko inyungu z'umunsi zabaye nyinshi. Nose kumbona kumbona wishimye cyane nizere. Nizere n'abo tubona ikiganiro n'abo batashye waje uzi ikiruhuko tayarigiye kukibona. Kubeshya cyane wa sekreteri wawe. Ni ukuri ibyishimo mubonana ntabwo nigeze mbikora. Nuko akazi ntabwo ari ibya sekreteri nyine nshimishijwe no kuba nkubonye ariko nanone na sekreteri nawe urumva ntabwo kwishima ko umwana mwiza nta kibazo cy'urebye muri rusange. Bari umwana mwiza waramubonye ukabona nta kibazo, ukabona yakurikirana ibintu neza, ukabona arakunyuze, ukabona ndabona ibyishimo ari byose nta kibazo. Sinabwiye ngo nawe ni umuntu uzamukunda. Yewe Kanyaraza cyakora mfite amatsiko yo kumubona. Kanyaraza mu kazi. Umuntu wishimiye ukuntu Bwana sekreteri wawe. Yego. N'ubu N'ubu sekreteri wawe. Yumeze bite ko muri guti ibintu. Uyu mugabo muraziranye. Ufite ikihe kibazo? Uyu mugabo muraziranye. This is my dad. Izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Uyu mugabo uri wawe. Ese ufite ikihe kibazo? Iyi nyamaswa ni papa wawe. Iyi nyamaswa ni papa wawe. Anita uravuga ibiki? Uyu mugome uyu ni ukubyara. Dadi, uyu ni umukaza. Ni muzi. Mbese urushaka kumbwira ko yakwibesha ibintu ndi kubona hano birahurira? Uzi ko mbona afite amahane. Muzemba rumbwiza ukuri ko nta kintu na kimwe waba warigeze uri mu kirahuri umukobwa. Ahubwo se niwe ko nta muzi. Ushaka kuba ko yakwibesheho? None se ashobora abantu barasanga nibeshye. Dadi reka nizere neza yuko nta kintu waba warakoze Anita. Nta kintu ukora gute ntamuzi? Ndamutse nsanze hari ikintu wamukoze. Njye nawe ntabwo twacana uwaka. Anita! Nta byinshi mfite icyerekezo, nta zina mfite vision. Isi niramenye ubundi we gusa izamenye icyo ndi cyo. Ntibiratangira ariko ndabizi inzozi